Mu by'ukuri ni kenshi duhura n'ingorane mu buzima tunyuramo, ugasanga bamwe batangiye kwinubira Imana ngo kuki yabaremye uko bameze, ngo kuki yaretse bakabaho ubuzima bugoye. Ariko ndagira ngo nkubwire ko ibikubaho ubu cyangwa se ubuzima uri kunyuramo ari bwo bugutegura ubwo uzanyuramo ejo hazaza. Dutangira ahantu mu muhanda, ni mu masaha ya mu gitondo. Turabona umugabo ubona asa naho akuze ndetse ari kumwe n'umwana w'ikigero cy'imyaka 12. Ubwo bari bazindukiye muri siporo, ubona ko akanyamuneza ari kose. Ubwo bakomeje kugenda bageze ahantu hari udutebe hatuje ukuntu, wa mwana yicara kuri izo ntebe. Papa w'umwana: none se Ken, ko wicaye tudasoje? Ken: oya papa, ndananiwe, reka turuhuke. Ubwo papa Ken yicaye impande ya Ken kuri twa dutebe. Ubwo Ken ahita avuga: Ken: ariko papa, uko mbona uko wowe na mama muba mukina udukino nk'utw'abana, nkabona ari byiza. Ubu nanjye nzabona umuntu nkunda nk'uko wowe na mama mukundana. Ubwo umusaza yumvise ibyo umwana amubajije aramwenyura ahita avuga: papa Ken, ahahaha, nuko mwana umaze kuba akagabo, nawe warakuze se? Ken: oya papa, nuko nibarizaga. Papa Ken aramwenyura: oya mwana wanjye, ntukanyinishe di, mbese kandi ngomba kugukurikirana ubuzima bwawe bwa buri munsi. Rero ubwo tubonye akanya reka tuganire mwana wanjye, uko ngo utaganire na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze. Ken: muteze amatwi papa Ken: mwana wanjye rero dore ubwo nari nkiri muto nabanaga na mama wanjye ari we nyogokuru wawe. Twari tubaye mu buzima bugoye cyane, kurya byaga bigoye cyane kuko twarya ari uko muvuye guca inshuro. Njyewe kuko nigaga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza, naratawe nkajya kuragira ihene imwe n'agatama twari twaroroye. Nabwo ni ubuyobozi bwari bwakaduhaye. Ihene ni imfashanyo bahaga abakene, naho iyo ntama ni kwa padiri bari bayimpaye nk'igihembo ubwo natsindaga amarushanwa twakoze yo gusoma. Nubwo twari tubaye mu buzima bugoye, ariko mama naramukundaga cyane. Iyo twaryaga ku mugoroba utwo mama avuye guca inshuro, mama yambikiraga ikijumba cyangwa umwumbati. Ndagenda ntamiye mu gitondo ngiye ku ishuri. Ubwo umunsi umwe ntari nagiye ku ishuri, ubwo twari twagize ikiruhuko na mama yiriwe mu rugo yo gufura utwenda nambaraga ndetse akajya nanganiza. Ubwo nahise mbaza mama njyewe: ariko mama, ubuzima koko tuzabuvamo? Mama Muhire mwana wanjye, mama Muhire mwana wanjye, buriya icyizere kirarema. Kumbe wa mupapa yitwa Muhire. Papa Ken yitwa Muhire. Icyizere kirarema. Ujye uhora wizeye ko byose imbere y'Imana bishoboka, kuko buri wese afite uko azabaho muri ino si. Ahubwo icya mbere ni ukumenya kuyibamo neza utanduranya. Njyewe: ariko mama, ni ukuri urakoze, kandi njye mbona imbere ari heza mama, ahubwo ngomba kwiga cyane nkazagushingira iduka rivuza ubuhuha. Kandi mama, kubw'Imana nzagukura muri buno buzima busharira turimo. Mama amwenyura: urakoze mwana wanjye, ngaho reka mfure tuno twenda twawe vuba, ubundi njye gutoragura utujumba tuza kurarira. Njyewe: yego mama, nanjye njye kuragira ndatoragura udukwi tubatekesha nimugoroba. Nubwo njye na mama twari tubayeho muri ubwo buzima, ariko twari tubanye neza ku buryo numvaga namuguma iruhande igihe cyose. Ariko nkiga cyane kugira ngo umunsi umwe nzakure mama muri ubwo buzima bw'ubukene. Kandi narabyizeraga nk'uko mama yambwiraga ko imbere y'Imana byose bishoboka. Iminsi rero umwana wanjye yakomeje yicuma, havaho umwe hajyaho undi.
turi muri ubwo buzima. Ubwo umunsi umwe nari mvuye ku ishuri niruka ngeze mu rugo nza mpamagara mama ariko ubwo nabuze umuntu unyikiriza. Ubwo nanyuze munsi y'inzu nsanga mama aryamye ku gace k'ikirago twari dufite. Nahise mwegera mukozeho numva afite umuriro mwinshi. Ubwo nahise nikoza mu nzu mfata igipira najyaga kurajyana ihene n'intama, ubwo nyishyira mu mazi ndangije ndaza nkoza mama ku mutwe. Ahita ambwira mama, ariko Muhire mwana wanjye uri mu biki? Humura ameze neza nta kibazo, nuko nari ndi kuruhuka njyewe. Mama Imana ije mu rugo nta kibazo ufite, noneho reka njye kuragira butari bwahumana. Mama umva Muhire, genda urebe hariya mu nkono ufata iteke nari nagusigiye mbere yuko njya kuragira. Ubwo nikojeje mu nzu ndeba mu nkono aho mama yari yandangiye, nasanzemo amateke abiri, rimwe ndishyira mu mufuka, irindi ngenda ndirya, ubundi nzitura mu matungo. Ndibutse ko abakurikiranye inkuru yacu ari Muhire utuganiriye inkuru. Nanjye nerekera mu kibara njya kuragira. Ubwo naragiye nerekeza ahantu nakundaga kuragira. Ubwo nakomeje kuragira ndi kuririmbira amatungo yanjye, nayo akaryoherwa n'akaririmbo nakundaga kuririmba mama yandirimbaga dutegereje ko bishya. Ihene n'intama nabyo bikarisha byishimye. Ubwo bwari bumaze kwira navugishije urushyo, ihene n'intama bimenya icyo mvuze, zijya imbere turataha. Nageze mu rugo nzirika ku giti twazirikagaho mu nzu zabagamo. Ubwo nahise nerekeza aho twatekeraga nsanga mama yabyutse ari guteka agakoma. Ubwo nariyinjiye nanjye nicaye iruhande rwe. Njyewe mama wazutse noneho? Mbega byiza mama. Oya nta kibazo nari mfite mwana wanjye, ahubwo nari ndi kuruhuka njyewe. Erega mama mba nihangayikiye, mba numva nta kibi cyakubaho kuko ari wowe ndeba gusa. Mama urumvikana uba uhangayitse mwana wanjye njyewe. Ariko mama iyo turi ku ishuri numva abandi bana bavuga papa wabo ukuntu abatetesha, ariko njyewe papa ntawe nzi. None se mama papa bahe kuki utajya uza kutureba? Ubwo namaze kubaza mama gutyo mbona ahindutse ashoka amarira. Numva nkoze ikosa ritumye ndiza mama, kuko nta kintu nashakaga ko kibabaza mama. Ubwo negereye mama nanjye ndi kurira mpita mvuga, njyewe mama ndakubabaje ni ukuri, mbabarira kandi sinzongera gutumurira, sibyo mama? Ubwo mama yarihanganye arihanagura. Ubwo nibyo kurya byari bihiye, twicara tukaraga, ubundi ndasenga dushima Imana yaturinze uwo munsi tukaba tubonye amafunguro. Ubundi turangije gufungura tujya kuryama. Ubwo mu gitondo mama yaje kunkangura kugira ngo njye ku ishuri. Ubwo narabyutse nditunganya ubundi njya ku ishuri. Ubwo nize bisanzwe. Igihe cyo gutaha kigeze ntaha niruka. Ngeze mu rugo ndeba aho twabikaga agafunguzo, ariko nsanga ntagahari. Ubwo narikanze nibaza uko byagenze, umuntu waba agatwaye biranyobera. Ubwo izo saha mama yabaga yagiye guca inshuro. Ubwo nahise nkata munsi y'inzu, ngeze mu gikari nsunika urugi aho rwafungukaga, nanyuze mu gikari nsunika urugi rwaho ruhita rufunguka. Okay, murakoze gukurikirana igice cya mbere, tuzageza igice cya kabiri umunsi w'ejo. None se ubu Muhire kageze mu rugo agasanga hafunguye kandi mama we yagiye guca inshuro, se ninde waba wakinguye? Ntuzacikwe. Okay, hola rero turabibutsa gukora subscribe, like na comment niba ukunze inkuru turi kubagezaho yitwa Kuki ari njye. Wakandika kuri comment cyangwa ugakanda like na share kugira ngo abantu bose bayibone. Murakoze cyane, nta hejuru tuzasubira.